Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment. Imana ibahe umugisha. Ni inkuru rero ibabaje, ni inkuru y'akababaro, inkuru yababaje benshi cyane muri iki gitondo cyo kuwa kane ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2025. Akaba ari inkuru y'akababaro ku banyarwanda bose muri rusange, inshuti, abavandimwe bose. Iyi nkuru nukuri mugira umutima ukomeye, mwihangane, nta kundi, ni inzira ya twese niho tuzaca, niyo nzira ya twese, ntawe uzayisimbuka. Ndagira ngo mbamenyeshe rero ko Madamu Ingabire Marie Immaculée yamaze kwitaba Imana, akaba azize uburwayi yari amaranye iminsi, aho yari amaze iminsi arwaye ndetse atanakora. Urumva ko ntabwo byari byoroshye. Hanyuma rero akaba yamaze kwitaba Imana kuri ubu ngubu. Yari umubyeyi rero w'impirimbanyi, akaba yari umuntu nyine ukunda kurwanya ruswa n'akarengane, akaba ari n'umuyobozi mu kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda. Hanyuma Madamu Ingabire Marie Immaculée yamaze kwitaba Imana, akaba yitabye Imana rero afite imyaka 34 y'amavuko. Akaba yaravutse mu 1961. Yavukiye mu Rwanda ariko akurira mu bihugu by'ubuhungiro, akurira mu Burundi no muri Congo. Aza kugaruka mu Rwanda mu 1994, aho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yari imaze guhagarikwa. Yagarutse mu Rwanda rero, hanyuma agaruka mu Rwanda aho yari amaze gutandukana n'umugabo we, bari bamaranye imyaka 10, bari bafitanye abana. Hanyuma ariko kuva icyo gihe arinze atabaruka, arinze yitaba Imana, nta wundi mugabo yashatse. Yari umuyobozi rero w'ishami rishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, akaba afite impamyabushobozi ihanitse yavanye muri kaminuza yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma rero aho yize uburinganire n'uburenganzira bwa muntu, akaba afite kandi n'impamyabumenyi mu itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri kaminuza cyangwa se university, kaminuza yo mu Bufaransa. Hanyuma rero Madamu Ingabire Marie Immaculée yakunze kugaragara mu itangazamakuru anenga ibitagenda neza ndetse n'ibyemezo. Ahubwo wenda kuba muri gereza byatumye bihuhuka ariko asanzwe gifite. Urarinda uzana umugore utagira indangamuntu, nta kibazo ufite wowe. Uracuruza akanyanga muri uru Rwanda ku manywa y'ihangu, nta kibazo ufite. Rero guhamya ngo kubera ko yakubiswe byagenze gutya, ibyo ndabyanga cyane yewe. Kuko ushobora gusanga hari n'undi muntu uri buhohotera umubeshyera, sibyo? Abo ngabo bashobora kuba baraguririwe, ntabwo mbizi. Kuko ibyo bambwiye amakesi menshi tuyabaza ariko ubuyobozi bw'amagereza nyine, kuko nibo bemerewe kutuvugisha. Imfungwa ntabwo, abagororwa ntabwo tubyemerewe. Transparency International Rwanda bagize ibyo batangaza nyine ku rupfu rwa Madamu Ingabire Marie Immaculée. Transparency International Rwanda bagize bati, tubabajwe no kubamenyesha urupfu rw'umuyobozi wa Transparency International Rwanda Madamu Ingabire Marie Immaculée wapfuye muri iki gitondo cyo kuri wa kane ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2025, nyuma y'igihe kirekire yari arwaye. Hanyuma rero Transparency International Rwanda bakaba bihanganisha umuryango we, inshuti ze, hanyuma bakagira bati Imana imwakire aruhukire mu mahoro. Ntabwo rero turamenya uburwayi bumuhitanye, ntabwo turabimenya, ntabwo tubizi kuko ntabwo babutangaje, ariko kuri ubu yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Yari afite rero impamyabumenyi yakuye muri Afurika y'Epfo muri kaminuza yitwa Pretoria. Hanyuma akahakura impamyabumenyi ihanitse ku bijyanye n'uburinganire n'uburenganzira bwa muntu. Yari afite kandi icyiciro cya kaminuza cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho, niho yikuye muri kaminuza iherereye mu Bufaransa.
yari afite kandi diplome y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu, aho yayikuye muri Institut de droit de l'homme mu Bufaransa. Yakoze rero mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho, hanyuma akaba ari n'umubyeyi wahoranaga akanyamuneza, nyine wabonaga ko nubwo yari atinyitse ariko ntabwo mu maso ntabwo yari akanganye, ahubwo kubera kuvuga nyine ashize amanga n'ijwi rye riremereye cyane, abantu bamutinyaga ariko bakamukunda ndetse bakanamwubaha. Mu myitwarire ye rero yakunze kugaragara cyane ku gasatsi ke ka natirere. Ku gasatsi ka natirere ntiwabaga bamubona yasutse, ntiwabaga bamubona yadefirije, yahoranaga agasatsi gakeya ka natirere, aho yakunze kuvuga ati nyamara ngewe mbona mfite imico ijya gusa n'iy'abagabo, ati kubera ko ndabikunda cyane iyo ndi muri dushe ndimo gukaraba, noneho amazi ya robine akamanuka ahereye mu mutwe akamanuka umubiri wose, ati numva mbikunze cyane, numva ari byiza, ati kandi mu musatsi wanjye sinjya musiga amavuta, ati sinawudefiriza, sinawusuka, sinawusiga n'amavuta. Urumva rero ko yabayeho mu buzima nyine yifuza. Rero akaba yareraga abana 6, harimo abe ndetse n'abandi yareraga. Yaravuze ati rero ntabwo nari kujya mu byo gushaka undi mugabo kuko nari mfite inshingano zo kurera abana nari mfite, ati kandi zari inshingano zanjye nko kubarera. Ati ngewe mu by'ukuri mfite imico ijya gusa n'iy'abagabo, kuko ngewe ntabwo wambona nadefije cyangwa nasutse cyangwa nkumbone ngo nasize amavuta mu mutwe, ati kandi rwose numva ari byiza. Ikintu cya mbere rero yangaga ikibi cyane, kuko yakunze kubivuga cyane kenshi, akavuga ati njye nanga ikibi, nanga akarengane, ndetse ntabivuge gutyo gusa ahubwo akanabirwanya. Yagiye agira inama kenshi gashoboka abagore n'abakobwa, akabagira inama ku bijyanye n'imyambarire, n'imyitwarire, n'imyifatire, akavuga ati kwambara mwikwije rwose nta gisa nabyo, biraryoshye kandi ni byiza pe. Urumva ko rero yari umuntu w'agaciro, yari umuntu ukomeye cyane. U Rwanda rubuze umuntu guys, u Rwanda rubuze umuntu ni ukuri. Yari akiri muto, ntabwo yari ashaje, urumva imyaka 64 y'amavuko, ntabwo yari ashaje, yari akiri muto, yari afite byinshi byo gukora, ariko nyine nta kundi Imana imukunze kuturusha. Agize uburwayi amaranye igihe, yari ari mu buribwe, mu bubabare, ariko nyine araruhutse, katumwifuriza iruhuko ridashira. Yari umuhanga cyane ibyo ngibyo rwose, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni ukubivuga gusa, ahubwo yabishyiraga no mu bikorwa, kubera ko yakunze kugaragara kenshi gashoboka mu manama agiye atandukanye, ndetse akunda kuvuganira abantu, akunda kunenga inzego za leta mu gufata ibyemezo wenda bidahwitse, wenda rimwe na rimwe, aho yanengaga cyane imyitwarire, akavuga ati njye nanga ikibi, nanga akarengane ndetse cyane. Akagira n'inama n'abagore n'abakobwa. Yari afite rero byinshi byo gukora, yari umuntu w'ingenzi mu banyarwanda muri rusange. Imana imutuza heza rero, imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma tukihanganisha rero abanyarwanda, umuryango we, inshuti z'u Rwanda ndetse n'inshuti z'umuryango wiwe, mwese ni ukuri mugire kwihangana, mukomere, twese niyo nzira, nta muntu n'umwe ushobora kuzaca papanya, nta muntu n'umwe uzaca indi nzira adaciye mu nzira y'urupfu. Niba agiye akiri muto, agiye yari agikenewe, ariko nyine nta kundi, ni uburwayi, ntabwo ari ubusaza wenda ngo yashaje, ariko nta kundi, twese niyo nzira. Madamu Ingabire Marie Immaculée rero, urumva ko yarize, yari umuntu wize, yari umuntu urwanya akarengane, yari umuntu urwanya ikibi, yari umuntu ukunda ukuri. Buriya nicyo biba bivuze, uvuga ngo niba wanga akarengane ukanga ikibi, buriya muri we akunda ukuri, kubera ko yaravuze ati njye nanga umuntu mbeshya, ubuzima nanga umuntu mbeshya. Kandi koko umuntu wese w'umunyakuri, umuntu wese ugira ukuri, umuntu wese wumva agaciro k'umuntu, umuntu wese nyine uvuga uti umuntu ni umuntu, ntabwo yihanganira akarengane n'ikintu kibi icyo ari cyo cyose, kuko yaravugaga ati njye nanga umuntu mbeshya, kandi mu by'ukuri nibyo. Ubundi twagombye kuba uku nguku, twese tugaharanira uburenganzira bwacu, tugaharanira kwishyura tukizana, tugaharanira
ariko n'uburingane n'ubwuzuzanye nabyo ni byiza, ariko nanone akavuga ati mujye mumenya kwirwanirira, akanenga cyane rero noneho abagabo baca inyuma abagore babo, akabanenga cyane akavuga ati ntabwo ari byiza ko ushobora gushakana n'umuntu ukamuca inyuma, ntabwo ari byiza kugenda ku muntu ukamubuza amahwemo n'uburenganzira, uko biri kose wenda afite impamvu yakundaga kugira, ariko byanga byakunda. Icyo tuzi ni uko yangaga akarengane, yangaga ikibi. Rero ni ukuvuga ngo numva ko yari umuntu w'ingenzi. Imana rero imutuza heza, Imana imuhiruko idashira, ni ukuri agiye akiri muto, ariko nta kundi, twese niyo nzira, ni inzira ya twese.